je nari ngitangira kwibana mba muri ghetto type umunsi umwe asaba kuza kundeba ariko tugikundana nabaga mu rugo none ngiye kwibana nanga gukururana nawe kuko nabonaga ari umuntu mukuru ndavuga iyi relationship yanyawe kanyi stopping uziko nabyanze biramubabaza kugeza urwego rwo kuvuga aterekanye iki bwa hari ikintu umuntu yakora kumva bamwica nindi n'umwana kuko yarandutaga yarambwiye ngo tubonane mara igihe narabyanze yari umusirikare we yaramfashe ranirura ngo bitasi njya muri koma terura pa ndapfa njya muri koma nisanga ndika yaraguterura gutya pa nisanze Kanombe mu bitaro nara ndazuka nsanga mama ra n'abantu bose bose nta mungu wemere kuba mu buzima bwanjye full stop hawo niyo yaba hari ni nkuko ubona turi muri iki gipangu waba ari inyuma y'igipangu nimbuna hari no mu buzima bwanjye umeze nk'umuzamu ufite ibyo urinze ariko ntuhari nta nubwo kuri mbona nseka ngo nseka ngo gikaze ngo cyo warawishimye ndakunda kubikubaza dusekana nawe kwa kuri inshuti yanjye ntacyo nkwishishe nashobora kugusekera ariko arongera nkaba intare atanazi ko njya nishima kubera iki kubera ububi bwe mba mbuzi nyine ariko umutipe nawe gutereta nawe ubwe atazi n'icyo ashaka nawe ubwe mugani wa Jorari nyana yimbwa kirwe kuri kuri mere nyana yimbwa y'umuvu gikaza ngo no njya gutukana zirahari. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Nuko birukana nabi nuko birukana na Priya. Twigendere? Yeah. Yes, tugwaye ikaze gukurikiye Kigali News Channel. Tubashimira urukundo mukomeje kutugaragariza. Twagarutse nkuko dukunda kubivuga ibiganiro byacu nakagaruka. Twagarukanye n'umukobwa mwiza. Komvuze ngize ukareba gutya. Nyene bitwaye iki ndi mwiza? Gikazi? Cyane. Ese Gikazi? Izina ryawe ry'ikinyarwanda ni iri? Uwase Gikazi. Gikazi umeze neza? Meze fine. Twagarutse. Ahantu ngiye guhera ikiganiro twakoranye ubushize. Hari umuntu yarakirebye aranje arampamagara. Arambwira ngo kuriya mukobwa ari mwiza. Nuko icyo atajya yitera makeup basi ngo nyine ase neza nk'abandi bana b'abakobwa nyine sanzwe tubona hano bazanga kubera icyo atajya yitera makeup rero sinabeshya uzi sinabeshya kuva nagira ubwenge sinjya nitera makeup cyananiye umva usibye n'umva naje hano gukora ikiganiro duhuye mu bundi buzima ushaka yanwe n'umujura muhoye Ndi mujura no wego. Iri bandi ni ryaye duwego. Kubera iki sikuze gutya. Nyine mu buzima busanzwe ho ubumeze urumva hari ukuntu umuntu aba yararemwe ma kandi ikindi wenda ashaka ngo umuntu yabuze chance zo kuvuga ngo wenda arakera ushaka gukena ariko se wakena burundu kurya ahura n'utwa makeup tudahenda. Ntabwo wambare makeup Makeup nizigenda biterwa n'izarizo. Hari babandi bakarya ibyara eyelashes biki ariko ngiye nta kintu kimwe bajya banyongera simbizi iyo ngiri ubuntu nkumva umwuka wera yangendere ndagenda nkakoresha umusatsi wari wayitera makeup oya agura yitera nagira n'umuntu ubona ifoto yanjye nitiye makeup azayishyire ku gasozi uwo nguwo rero n'umwe undi muntu yarambwiye ngo uriya mwana w'umukobwa namukunze ngo ni umuki ngo ni ntange ni umuki ni umuki wankunze umusore ni umunyarwanda ni umuki nyine umunyarwanda umusore yarankunze umusore wo ku Gisozi rwose ntabwo ndi umubwize ngo umushuti wawe arangije arambwira ngo mbere yuko umpa nimero ubanza umumbarize ari tayari kujya mu mago Gikazi uri tayari kujya mu mago ni mu mago uzi yewe ko numva mu mago cyangwa no kujya ahandi mu yandi mu gutemberera mu rugo rw'abantu wenda yavuze mu mago cyangwa uti gusura abantu uri tayari kugira ngo bakwamire gatimba kwimari yego baba by'iki gihe nguki kuko Yesu nazaretse
ngo kugirane uwo musore yarakurebye aravuga ati uyu mukobwa uko mubona namugiraho gahunda y'igihe kirekire kaga kabo mwafiteho gahunda azanyikundire gusa ibindi bizaba bizanye mbese gikaze uracyari umukobwa numva ndi ubu noneho ndi umukobwa ubu ngubu uri umukobwa ubu nibwo ndi umukobwa mushyitsi ugira umukunzi yego sheri aya maze iminsi bitabo tubeshya na pe ndabeshya aho nabo tuvugana ndababeshya nta muntu mfite nshyira ku mutima wanjye bose ndababeshya kubera iki se ubabeshya nuko nabo bambeshya ndetse ubwo n'iki bakubeshya erega ibikorwa birivugira ibikorwa nese gikaze ndaguhamagaye ndakubwira ngo ndagukunda ndakubwira ngo tujyana ahantu tugiye gusangira ka cyane sibyo ngiye kuvuga ko ngukunda ndarakubwira ko ngukunda ngiye nkwandikira ngiye nguhamagara buri munota mba nguhamagara simba ngukunda sega urukundo ni iki ni iki ngira ngo umuntu kukwitaho yego nasumbwiye ko nkunda utanyitaho biba bimariye iki nyine abakwitayeho umuntu musangira nta kintu byamfasha ushatse ntiwanankunda kuko ubaye gikaze nta mukunzi ufite ntawe mfite na n'uwo nifuza kubera iki utifuza umukunzi abo mfite niwe wanyandikira ndagukunda nanjye nkabigusubiza ndababeshya umuntu uri kukureba none azi ko mukundana nashaka bimenye ko mubeshya kuko sinabona umwanya we n'umutima wanjye nta mwanya yabona ndi bize pe mfite ibindi bintu ndi gukunda bitariwe kuko we sinamubonera tayo gikaze karamisheri wanjye imyaka ibiri kugenda asiri kujyayo nkanjye ubu mfite gahunda yo kuzabyara umwana ufite 35 ndabura 10 imbere ubu ngiye puresha ngo kuki ntaratwita ntarabyara wumva nzayigira habura umwe cyangwa amezi kugira ngo iyo myaka yuzure ni ukuvuga ngo nimba byumvise neza ni ukuvuga ngo wowe urateganya uracyafite igihe kirekire imbere yawe rwose kubera icyo wihaye icyo gihe n'ababyiteguye baragowe abiteguye ngo gikaza azajaga yesu we zabatenguha nzashaka mfite nka 38 38 yes 38 years gikaze ntabwo mu rugo cyangwa se abavandimwe inshuti ntabwo barakubaza ngo bimeze nge nta muvandimwe mfite w'umuturage bigezeho yambaza ngo kuki utarashaka ushaka se ko bigira igihe nzaca mfite na 50 ikibazo ni igihe nta rush ndiho abantu bakuri iruhande baba babishyigikiye ibyo bintu friend banjye bari close se ashya ntabwo mfite regizo nshuti nazo mfite z'abaturage bageze aho baza ngo kuki nese n'umuturage gikaze n'ubuturage butaho ubuturage gutumbaza ngo kuki narashaka nzishake ntawe ndabona twabonye umuntu noneho sasa yabonetse aza bimbwira ngo binkomve kanyereke n'imigambi yiwe numve niba byamacinga gikaze nihe migabo n'imigambi umuntu yazaka kumurika imbere ngo yitubwa ati ingingo ya mbere irengera umuntu wandete ngo wahigiye kigeze niba wumva nawe ubwawe udigadiga udakomeye wowe ubwawe kandi uwo muntu rero nkurikije uko muzi ni umusore ameze gutya arumye cyane ari tayari here we go ni wowe rero nari ngengereje nuba ukeneye umuntu uterura ibyuma wumutse oye yeze mvuze umubawunza ariko kigazo naro je ngo ubwo nyene bawunza nazibura umuntu ukomeye gute komeye utadigadiga ako kazi kugira umusheri kamuga ngo nanarwakabura n'amafaranga yo kuvuza ngo garagukunda akamubwira ati napfuye ngiye gupfa ndi mu rugo kandi ntabe yategera nakabi kugeza ku bitaro warwaye abahise ntayo afite akaba atari ko yakwiye none numureke gutereta abadafite ubushobozi umenye ko mutisha none najya nakumva ni ukuvuga ngo ukeneye umuntu ufite inote rwose ni ukuvuga ngo umuntu ni ukuvuga ngo ikibazo nivugiye gutya biba icyaha ku bantu kandi ibyo bintu by'imyumvire yanyu babigabanye kujya bangura mvuga ibyo nshaka nabo bajye babireba uko babibonye gikaze mukuri umuntu ufite amafaranga ko bajya bavuga ngo abantu bafite amafaranga kenshi ngo nta rukundo bagira ntabwo urabyumva babivuga ndakeka uwo muntu atajya kunshaka gutyo atankeneye nashaka we afite cyangwa atayafite azaba azi icyo nshaka kandi by the way tureke blague bro sibyo jewe ubu ngubu aho ngeze ku myaka ngezeho nukuri ko imana indinde n'umuntu utazi icyo akeneye mu buzima bwiwe oya ashobora kuba agize ariko nta bushobozi ntureba byanze bikunze umukobwa watereta aho ugeze uzi icyo umukeneyeho
kandi nawe uzi icyo ukeneye mu buzima bwawe hari ukuntu umutipe nawe gutereta nawe ubwe atazi n'icyo ashaka nawe ubwe mugani wa Jorari inyana y'imbwa kirwa kuri kuri inyana y'imbwa y'umuhoho kikaza ngo no gutukana zirahari hari umuntu hari kabisa utazi icyo akeneye muri ubu buzima ari gutya gikaze ukuntu ari bibi uzi ukuntu ari bibi umuntu kankubaze umbwire ntumbeshye nk'umutipe yaje akagusikamira akeneye uko mu buzima bwawe abizi kari no gushaka kwiwe nta n'ubushobozi afite nta n'inkwano yanabona umuntu ntabwo aba ari imbesire mbi cyane akakubeshya ubukwe agahera ku wa mbere mu kwezi kwa mbere akagera mu kundi kwa mbere akubeshya ngo azakubasha ubukwe burahenze kuki savuga ubukwe yavuze ngo byibura nkeneye ko tubana ariko nta bukwe buzabaho tuzaba tubukora kera okay ntirirwa ajya guca gutya ntace kuki urinda guca kure na kure urinda kuwestinga time y'umuntu ba straight uvugisha ukwe hari umuntu wari wabikubeshya kimwe se ko zihari zihanaguye ivumbi inyi zirara ariko sizambaza ko sizambasha inyi zirare zirize bwana uko utari umukobwa uri umukobwa ku myaka afite uba warazinutswe uba warabaye done ni ukuvuga ngo ntitukabone abakobwa umukobwa yicara agafata icyemezo ntukamure ku myaka mfite ngo wumve nkubwira ngo nzabyara mfite 35 35 years ngo ukeke ko ari ibintu ari ugusara cyangwa ari abakobwa basaze ngo barasaze no hari ibintu byinshi mba narabonye bitanyemerera guhubuka ndahubuka nibura ukaswa n'iki gikaze inkoni hirigi ushobora gusanga igihe cyari kitaragira nkaba mbonye wanyu uko mwana mbonye be nk'ubu ngubu ubwirwa uzabwirwa n'icyo umuntu ufite gahunda uko biri kose umva ko mbishaka ça dépend ni na plan zanjye nibura nimbona plan zanjye ziri kuri 50% ngabona izawe ziri kuri 80% aho naciringa nawe gikaze hari umusore muziranye sibyo yego cyangwa se wenda ushobora kuba warigize kumenya uburyo ushobora kuvuga turi umusore n'imbwa arahari umuntu yumva ryari uwo muntu byagenze gute yakoze iki kugira ngo wicare uvuga turiya muntu wafeze uranambabaje tubwire ruhuka umutima tubwire nduhuwe iyo abari umuntu uri hafi ahubwo abafashe nuko turi mu kiganiro oya turagufata nta kibazo ariko tubwire yesuwe umutima uvuye aho wari urimo umuntu yagukoze iki yagubwira kirakomeye next time ni ukuri ubutaha nzakisharinga abantu ko yakira hari pe ni ukuvuga ngo icyemezo cyawe wafashe cyo gushaka ku myaka 35 erega ni ukubyara si ugushaka kuko si itegeko ndashaka nese uzabyarana n'umuntu mutashakanye si itegeko gushaka kube utumye nibuka ibintu bikomeye cyane in my life uko utumye nibuka ibintu bikomeye kandi ga uzingwe ugize ni black nibutse numva umutima uvuye aho wari urimutse kandi still n'ubu turavugana byagenze gute maze abahungu murahemuka cyane abahungu muri ariko n'abahungu usanga bakunda kuvuga n'abakobwa nawe zishyashya ukuntu ngewe kubera okay sinabishyira kuri we sinabishyira kuri indi ariko ngiye nterura ibya buri muhungu wese twagiye tumenyana mu buzima ngiye umuhungu twigeze hari umutipe twiye kudatinga n'indi n'umwana kuko yarandutaga sinabura imyaka yandushaga ariko yigize ngewe yaramfashe yarambwiye ngo tubonane mara igihe narabyanze si uwo nguwo ariko mvuze yakoze ikintu gikomeye wowe byagize kure we yaramfashe aranirura ngo bitasi yari umusirikare njya muri koma terura pa ndapfa njya muri koma nisanga ndikana yaraguterura mane abari kuroza kuri njye they know that story yaraguterura akubita hasi gutya pa usumva ko abahungu hari ikintu batakora njye nisanze Kanombe mu bitaro nara ndazuhuka nsanga mamara n'abantu bose bose umuntu none ushatse kumbwira ngo abahungu ntabwo ari we gikaze kugira ngo bigere kuri iyo level uwo muntu mwari byagenze urumva niko n'ubu ukiri mutoya
ugitangira ni nko kwibana ukavuga ati uko bikose nta muntu uba mukuru nta gihe cyo kuba mukuru kibaho pe byanze bikunze njye nari ngitangira kwibana mba muri ghetto type umunsi umwe asaba kuza kundeba ariko tugikundana nabaga mu rugo none ngiye kwibana nanga gukururana nawe kuko nabonaga ari umuntu mukuru ndavuga iyi relationship yanjye nawe stoping uziko nabyanze biramubabaza kugeza urwego rwo kuvuga aterekanye iki bwa hari ikintu umuntu yakora kumva bamwica noneho tuvuge turetse n'ibyo umuntu umwe arakundanye nyine wumva waramukunze basi turetse ubunyamaswa buriho ku isi wamwica ntabwo byumvikana urumva ariko biteye ubwoba njye rero iyo ngiye ngenda nkagenda nshyira story z'abahungu ku murongo ibyo bagiye bankorera nta muhungu wemerewe kuba mu buzima bwanjye full stop ntawe niyo yaba ahari ni nk'uko ubona turi muri iki gipangu waba ari inyuma y'igipangu nimba unahari no mu buzima bwanjye umeze nk'umuzamu ufite ibyo urinze ariko ntuhari nturimo imbere uri inyuma nimba wita umuhungu ukigira kuri mu buzima bwanjye kazi you are out of my life ntabwo urimo nta chance wabona kugira ngo nzongere kugira kwinjiza umuhungu mu buzima bwanjye birakomeye barahungabanye sinahungabanye nababajwe nyine nababaye ariko narabaye healed naranakize nanagahinda k'umuntu n'umwe mfite kuri iyi si cause mfite famille yanjye mfite mama mfite papa mfite nawe tuvukana iyo mbabwiye ibibazo byanjye n'inshuti zanjye nyine ziri close barabyumva ariko abahungu dufitanye ikibazo gikomeye gusa urumva ndi wo kwicara nkakina n'abahungu nta nubwo kuri mbona nseka ngo nseka ngo gikaze ngo kucyo warawishimye ndakunda kubikoza dusekana nawe kwa kuri inshuti yanjye nyine ntacyo nkwishije nashobora kugusekera ariko harongera nkaba intare atanazi ko njya nishima kubera iki kubera ububi bwe mba mbuzi nyine tudashobora kugirana imikino myinshi ko mba nzi ko ari umugome uwo muntu aracyahari uwo wabinkoze ikintu nkundira Imana se ko idahaniraho ubu ni imbwa rwose nabimubwira dore mbwa turi imbwa yicaye nk'ahantu mbwa ati Imana yakugire neza cyakoze aguhembye ibyo ukwiriye uri imbwa akazi ke ubuzima bwe byose byasubiye hasi simvuga ngo ni ku bwanjye wenda hari n'abandi yahemukiye kundusha ariko nibura Imana nawe yaramuhaye gute ushaka kwica umuntu ubu mama wanjye wenda ari kuba yarababaye agahinda karamwishe ariko wenda Imana niyo yabyemeye kandi wenda niyo napfa iyi story ntawe nari buyiganirize ngo ayimenye ariko by chance ndiho ntacyo nabaye hari abandi bantu bahungabanya nkawe cyangwa se bashobora bababaye umuntu uri guca muri ibyo bihe sibyo ari kubabazwa ari gutotezwa rimwe na rimwe ari kumwe n'umuntu ushobora kuba yamugirira nabi tanga inama ikintu nagira inama ku muntu uri muri ibyo bihe ni Imana umwanya Imana uzi ko umuntu akorera ibyo nuko wamuhaye umwanya ariko uzi ko umuntu utamuhaye umwanya ibyo ntabigukora akenshi na kenshi umuntu aguprofitira nyine arakumenyera abanza akamitiriza weakness yawe iyo amaze kukumitiriza nyine uzi ko ari bwo gukorera ibyo bintu byose bibisi wari ubizi ni ukuvuga ngo umuntu ajya yizera umuntu cyangwa se akunda umuntu ariko agira ahagarukiriza ahubwo anabibashe ntawe yakizera yabaho ntawe yizera yiyizera we ubwe nabe gusa kuko umuntu wawe buriya niyaguhemukiye nta pain bro nta regret nta gahinda kenshi ugira nk'ako umuntu from nowhere yakaza akakwicira ubuzima akakurangiza ariko uzi ko umuntu arangiza undi burundu ni Imana amahirwe ni Imana umwanya abantu ba fake n'umubona n'umukeka akantu k'ubufake mujugunya hiriya agenda ajye kwangirikana n'ibyamwangisha zihangane cyane kwihangana ndihangane ntagiye nubona nabitse kagire ngo ndababaye ni memory ni ibintu biba bigarutse ariko mu kugaruka ntabwo nakiheba ntabwo navuga ngo kuki byaba byarabaye byari isomo byari kugira ngo nige igikazi umuntu ashobora kumva inkuru yawe nk'urugero nk'umuntu akumva wenda aravuze ati wawe umwana w'umukobwa yarababajwe ariko ugende kumva namuba hafi sibyo uwo muntu ahawe ikaze mu buzima bwawe arakaza neza nta muntu n'umudakunda umuntu uza akamuba hafi akamukamfatinga ikirwa ko akumva afite ibiganza bizima wajyamo ntawe utabikeneye
nta muntu udakeneye umuntu mu hafi okay njye sinkiri mu bihe byo kuba narakomerekejwe nagize ni ariko urumva nk'inkoreye ikintu nkuko nk'iwa nkoreraga ibyo bintu kera ndi mutoya mumaze gukura nyine mba nzuriwe mu buzima bwanjye byanze bikunze maze uko mfata niyo ntashobora guca wapfuye nacaho nk'abandi bose kuko amaze ko nanjye washatse kunyica urumva sinakugirira impuhwe ariko ndashimira Imana ko nkomeye n'izindi ni story mu buzima nyine ni ikintu Imana yamaye kugira ngo nganiriza n'inshuti zanjye mwawe turi inshuti ariko ntabyo wari uzi ntabyo twiye tuganira before twameze Gikazi mu buzima busanzwe bwo meze ute bimeze bite oya ubuzima bwo buragenda meze neza cyane wafunguye cyane Gikazi TV show tubwire ko amagambo make kuri tubwire nyine kuri Gikazi TV show igitekerezo cyavuye hehe nyine mu ncamake ubundi kugira mfungure Gikazi TV show najyaga kuri channel z'abandi najyayo bagase kuki ngiye ntakora yanjye nanjye abantu bajya muriraho n'abantu banjye abambona hirya no hino mu by'abandi ko banansanga ni wanjye ndabareka nsetoringe nanjye nkore yanjye muriraho n'abantu banjye niho baba bakeya ibintu n'abantu bizaza Gikazi TV show umwihariko umwihariko w'iwanjye njyewe w'icyambere nyine njye nkunda gukora ibiganiro iwanjye nyine kuri testimony kuri ubuhamya bw'abamama n'abakobwa abakobwa bafite ubuhamya bwinshi bukomeye cyane ndetse n'abagabo babwira abantu ubwo n'abagabo sinzi byaterwa ariko ubu ni gake pe welcome yabo ni Gikazi TV show uvuga ngo ni okay byaterwa n'icyo kudufasha by the way uri umugabo cyangwa uri umuhungu byaterwa n'icyo kudufasha ariko ubaye uri umugabo ibyawe bidasobanutse ushobora kubona amahirwe make birasaba yuko uzi uri umugabo ufite ibyaje gufasha abakobwa n'abamama pana kubasenya igihe kigeze n'icyo abamama ngo n'abakobwa biyubake nabo bakomeye ntibitwa abagabo b'abamama n'abagabo b'abakobwa iyo ni umwihariko ikindi kintu nkeneye kuri channel yanjye niba nareba iki kiganiro bandike muri comment basharinga ibitekerezo byabo nkeneye abantu bari talented wenda nka fashion kuririmba kubyina impano zitandukanye abantu bafite kabisa bari talented biyumva mfite ukuntu nkeneye kuzabafasha atari hano behind the scenes mfite ukuntu nkeneye kubafasha agenda umva abantu nyine bakurikira Gikazi TV show bagasubscribinga bagasharinga rwose pe turi kumwe 24 heures nkabana nabo nkabasharinga ibyiza bya ufite nawe n'ibindi bintu tugezaho bakabitugezaho tukabana nyine twishima tukintertaininga nyine tukava mu bwigunge abantu benshi barigura abantu barihebye sinzi rwose birandenga pe ari umuntu anambwira ibibazo bye nanjye kubera nta muntu utagira ibibazo bigahurana nanjye n'ibibazo wenda nanjye mfite nkabura bikandenga ariko kuri Gikazi TV show tuzasharinga ibishoboka Gikazi karame wakoze kudusura nanone kuri Kigali News Channel oye basu wakoze kugaruka kuko ndahari ni mu rugo brother wanjye bari iwacu it's my second home Gikazi ubushize wanguriye coffee dusoje ikiganiro by'ubwa narayibuze harya narayiguze urabyibuka nshaka kuba narayiguze kandi rero bitewe n'imbeho ureba ukuntu waje noneho wambaye unabizi imbeho yakubura ariko ubu ngubu ni wowe uyigura ugomba kukagura rwose icyo sinkunda agakofi icyo igisengero ngiye kwigira ahantu hashyushye mu rugo ni weekend mu rugo cyarashyuha mbisa nigire muri weekend umunsi ni kwa gatandatu ndaje nigire za suka na za Copenhagen n'ibyinshi hariyo muziki aho ni heza urinde buke ni muri Kigali ntacyo bitwaye ndani ibyinshi erega ibintu bituma aho nshaka kujyana erega nuko bitakunda ibintu byatuma umuntu abyina ni byinshi kuko Imana igira neza Imana igira neza byinshi yadukijije so tugomba kwishima tunayishimira cyane pe Imana niyo gushima Gikazi kandi
katubwiye ngo twongere tukubwiye ngo komera. Congratulating ko nafunguye channel. Congratulations once again. Thank you. Nukuri abantu bamfashe tubayiza. Ikiganiro abantu bakurebe bakunde. Kandi gani wibagirwe kuyipininga please. Ntabwo turi kubyibagirwa. Ugerageze. Icyo ngicyo wigisenge. Yisingise. Icyo ngicyo wigisenge. Oya agomba gusenga, umukristo arasenga agirwa no gusenga igihe cyose. Gikaze. Umukristo. Ni umukristo. Nese abakristo bajya muri weekend aho ahantu bari kuvuga. Wacyatse umukristo wa ubaniye ariko njye ni umukristo wibohoza. Turi umukristo wa Yesu. Yego. Anaribohoresha. Okay, nukuvuga ngo ahantu ushaka kujyana mbe mpihoreye ugiye muri weekend. Tuzajya gutaha. Ariko abantu babe hafi shaka izi cano zacu urabona ko aribwo gitangira biragoye kandi ibintu byose gutangira biravuna. Badufashe sunabisaba badukunda. Urukundo ni rwo rwa mbere yego akusha batwereka urukundo nyine. Umva ubikorera icyo basi. Ujye ugeragiza mu nshuti zawe nimba ufite 30 10 muri zo uzisharinga ikiganiro. Batumenye bamenye ko cano zacu natwe zikora zireke kubiza inyuma nyine za zindi zitazwi. Subo birakwiriye abana beza nkatwe b'Imana. Batugirire neza kandi badufashe cyane. Yego namwe murakoze.